Reka mbifurize ibihe byiza mwese mwahisemo Contact FM n'umwanya w'ikiganiro umutumirwa muri studio za Contact FM murakizwaho nanjye tukamwenera Leonard muri studio za Contact FM ndi kumwe n'abatumirwa ntabwo uyu munsi cyabaye umutumirwa cyabaye abatumirwa ndi kumwe na David Niyonsenga ashinzwe agashami gashinzwe guteza imbere imyubakire muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo MININFRA nakira kandi na Kampayana Augustin ashinzwe nawe agashami gashinzwe guteza imbere ibijyanye n'imiturire muri Rwanda Housing Authority muraho neza Amakuru yanyu meza mbashimire cyane kwa mwitabira ubutumire bwa Contact FM ya murakoze yego ndahera kuri David Niyonsenga ushinzwe ibijyanye n'imiturire muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo David ibijyanye n'imiturire ubu ngubu bihagaze bite muri kuruhe rwego muvuye he ni hehe mwavuye urakoze Leonard yego urabaze mu ese isura ihagaze gute mu cyaro cy'imiturire nakora ko ari imiturire yo mu cyaro akaba n'imiturire yo mu mujyi nakora ko ubu Rwanda nava ko duhagaze neza mvuga ngo duhagaze neza gute kuko aheza n'ubundi haragenda harusha guharanirwa ubu tuvugana ibice byinshi by'igihugu cyacu bifite icyo twita master plan cyangwa igishushanyo mbonera ubu tuvugana inzego zitandukanye zagiye zikangurirwa aho abantu bakwiye kubaka n'uburyo bakubakamo navuga ko ubu tuvugana abaturage nabo bagenda bagezwaho gahunda zitandukanye zo mu miturire ubu tuvugana hagezemo ikoranabuhanga mu miturire bitandukanye n'imbuye byatambutse aho umuntu ashobora kuba yicariwe agakora icyo twakwita application ntanze urugero rwo mu mujyi wa Kigali cyangwa mu cyo kubaka akoresheje internet ibi byose ni ibintu bigenda bigaragaza aho duhagaze cyase mu miturire birumvikana ko hari cyane n'indi ntambwe yo gutera bitewe nuko ubu tuvugana abantu batuye mu mijyi yacu bariyongeye kurenza ubushobozi navuga imijyi yari yateganyijwe bishatse kuvuga ko haracyari indi ntambwe yo gutera mu kwagezaho ibikorwa remezo byangombwa bikwiye cyangwa bisabwa bihagije kugira ngo abantu bagire ubuzima bwiza mu mijyi. Okay. Urakoze cyane. Noneho kugira ngo tugere kuri Augustin Kampayana ushinzwe imiturire nawe akajya ibijyanye no guteza imbere imiturire muri Rwanda Housing Authority banza utugaragarize iki kigo ari ishami rishinzwe guteza imbere imiturire muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo rikorana rite n'ishami rishinzwe guteza imbere nanone imyubakire muri Rwanda Housing Authority mukorana mute? Nabajije Niyonsi David urakoze cyane Leonard muri Minisiteri kuniteye Minisiteri ishinzwe gushyiraho icyo twita policy mu cyongereza cyangwa politike n'amategeko y'imiturire ndetse n'imyubakire mu bigo akari byo bashinzwe mvuze ikigo cya Rwanda Housing Authority nicyo gishinzwe kubishyira mu bikorwa gikorana n'inzego zibanze uko ya politiki ishyirwa mu bikorwa uko yubahirizwa birumvikana ko dukorana bya hafi bitewe nuko igiye gukora policy nziza cyangwa politiki nziza ugomba no kwegera none n'abasanzwe babikora umunsi ku wundi hari kuri tele babona n'abaturage kugira ngo muhanahane ibitekerezo ni muri urwo rwego tugenda dukoramo nuko ko tubaha umurongo ugenderwaho mu rwego rwa Minisiteri ariko tukabakoramo amakuru y'ukuntu ese ya politike yishimirwa gute mu nize mbogamizi muhura nayo mu miturire navuga ko ni muri urwo rwego dukorana na Rwanda Housing Authority. David Niyonsenga aragaruka ko kuri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo bakora ku bijyanye no gushyiraho imirongo ngenerwaho mu guteza imbere imyubakire noneho Augustin Kampayana bigaragara ko ari we ufite noneho ukuri cyangwa se kuri terre afite byinshi cyane ku bijyanye no kuri terre bwana Kampayana ibyo David yavuze ku bijyanye n'imyubakire kuri terre bihagaze bite noneho nk'abantu bakorera kuri terre? Murakoze Leonard bihagaze neza nko yari yabivuze cyane cyane ugereranije naho tuvuye naho tugeze ariko nkuko bigaragara turacyafite n'urugendo rurerure yavuze ko imiturire mu mujyi uyu munsi nubwo hari intambwe imaze guterwa nziza icyerekezo cyo twifuza nk'igihugu turifuza ko nibura muri cya cyerekezo cy'imyaka 5 dukwiriye kuba turi kuri 35% mu miturire mu mujyi muri kuri kangahe turi kuri 18 hafi n'8%. Turacyafite intambwe ndende ibyo rero bizadufasha cyangwa tuzabifashwamo na bya bikoresho twavuze gukora ibishushanyo mbonera gukangurira abaturage kubyitabira ibikorwa remezo bigomba kuhajya kugira ngo bifashe abantu kuhaza
ry'ikoranabuhanga rigomba kudufasha kugira ngo abo bashaka ibyangombwa bibone vuba. So hari ibintu byinshi rero bikenerwa byo twavuga ngo haracyari inzira. Mu cyaro naho murabizi ko politike y'imiturire mu Rwanda ivuga ko mu mijyi dutura ahantu hari ibishushanyo mbonera, ariko mu cyaro tugatura mu midugudu. Iyo midugudu rero nayo igomba gutunganywa, imidugudu igomba gutegurwa, igomba guhabwa ibyangombwa by'ibanze, imihanda, amazi, amashanyarazi, nabyo rero bikaba bikenerwa ko bishyirwamo ingufu. Uyu munsi ukurikije ukuntu imiturire yagiye imera kuva 94 nyuma ya genocide, yego, ubu ngubu twari tugeze mu midugudu abantu bagiye batura begeranye kubera impamvu zitandukanye, bari bamaze kugera kuri 80%. Ariko noneho imidugudu mizima imaze kugerwamo ibikorwa by'ibanze tumaze kugera kuri 51%. No kuvuga naho urumva ko tugifite intambwe ndende yo gutera. So ari iyo yamaze kujyamo abantu benshi. Murabizi ko habaye na gahunda zindi zagiye zifasha ko byihuta muri cya gihe cya nyakatsi, abantu bava mu mazu ya nyakatsi, abantu bava mu bishanga, mu manegeka, abandi bava mu misozi hanamye. So ibyo byose byatumye abantu bihuta bagatura begeranye, ariko ibikorwa remezo bitaraza. Ubu rero kituraje ishinga no kureba uburyo iyi midugudu ifashwa kuvugururwa, igafashwa gushyirwamo ibikorwa remezo, none ikaba ya midugudu koko nyayo y'abantu bavuga ngo ni umudugudu ugezweho. Ngira ngo dufite n'intambwe yindi tumaze gukora y'imidugudu y'icyitegererezo. Yego, murajya mwumva Kitazigurwa, mujya mwumva Nyagatovu, mujya mwumva Ryambungira muri Musanze, mujya mwumva muri Kamonyi n'ahandi henshi. So iyo midugudu rero y'icyitegererezo ni ya yindi tuvuga imaze kugeramo ibikorwa koko, aho uvuga ngo umuturage ntabwo yifuza kuba yagira ahandi atura kubera bya bindi byiza bihari bimeze nk'umujyi. n'abaciye mu ijambo, iyo tuvuga igishushanyo mbonera kigenderwaho mu myubakire, mu mwanya muto ukajya kubona ukabona abaturage wari ufite inzara kuyisenya ari kongera kubaka aho hantu atuye, mu wenda bigaragara ko ari mu kajagare. Mubona ikibazo ari kirihe? Abaturage ntibaramenya igishushanyo mbonera icyo ari cyo n'ibigomba gukorwa n'ahagomba kubakwa. Harabura iki kugira ngo igishushanyo mbonera gishyirwe mu bikorwa, tubone umujyi usukuye no mu bice by'icyaro habeho inyubako zigezweho zijyanye n'igihe? Ikibura cya mbere ngira ngo ni igenamigambi, kuko icyo gishushanyo mbonera henshi hari ubwo kiza gisanga abantu baratuye muri bwa buryo bw'akajagari. Yego, ariko aho kitangiye batarahatura kikagaragaza ko aha hazajya iki, bakabiganiraho bakabyemeranyaho, ari ubuyobozi ari abaturage. Ibyo bikorwa neza ku buryo bibyara umusaruro kandi wihuta. Aho rero icyo gishushanyo mbonera kiziye kigasanga abantu barahatuye, igikurikiraho ntabwo ari ukuvuga ngo urahita ubona ahantu hameze nk'ahandi, ahubwo hajya ibyo bita kuvugurura, gushyira mu gikorwa igishushanyo mbonera. Babyita wenda nabivuga mu ndimi z'amahanga informal settlement upgrading. Ngira ngo guhera itariki 27 z'ukwezi gushize kugeza itariki 5 twari dufite icyumweru cy'imiturire mu gihugu. Yego, ari naho twari dufite insanganyamatsiko ngo kuvugurura utujagari tugamije iterambere rirambye. Umunsi mukuru twawijihirije ka Kigali hariya muri Nyarugenge, aho tugiye gutangiza umushinga wo kuvugurura akajagari kahoze kitwa Biryogo, mu kagari ka Gatare, mu kagari ka Rwampara, ndetse no muri Biryogo. So bivuga iki rero? Aho ko hagaragaza ubu ngubu mu gishushanyo mbonera tuzavugurura tujyanye n'uko hakenewe kuzaba, ariko ntibivuze ko tuzazana Caterpillar ngo ize iharure tubona ahantu hariho ubusa. Oya, hacamo imihanda, hakanyuzwamo amazi, hakanyuzwamo amashanyarazi, abantu basigayemo batagonzwe n'ibyo nabo bakavugurura imibereho yabo, bakavugurura amazu akajyana n'akenewe, bakabona amazi, bakabona imihanda. Ubwo ni ukuvuga ngo ubuzima bugatera imbere, ariko nanone hagejejwe bya bikorwa byiza. So iyo rero tuvuga kuvugurura, cyane cyane ko aho hantu haba haratuwe igishushanyo mbonera kitaraza, aho kiziye bigenda gutyo, ariko aho kitaragera mutangira kucyubahiriza nk'uko cyapanzwe neza. Urakoze, uduhaye ukuri nk'umuntu uba kuri terrain. David Niyonsenga, wumvishe ibyo Kamana agarukaho nk'umuntu uba kuri terrain, aragaruka ku kibazo kijyanye n'igenamigambi mu bintu bibura kugira ngo igishushanyo mbonera gishyirwe mu bikorwa. Aragaruka kandi naho igishushanyo mbonera cyiza gisanga abahatuye
wenda baramaze kuhatura ariko hakazi master plan igishushanyo mbona kigomba kubarizwa ariko kibahasanga barahatuye. Ibi ngibi nka ministeri no nk'urwego rwa ministeri nk'abashinzwe ibijyanye n'imiturire, ariko ku rwego rwa ministeri baba bagomba no gufata n'ibyemezo. Ibi ngibi mubibafashaho mute kugira ngo mukemure iki kibazo? Urakoze cyane Ronald. Kugira ngo ibi byose bishyirwe mu bikorwa hagomba kugiraho amategeko aboneye agena ngo ese iyo umuntu ahantu yaratuye hagiye kuvugururwa bigenda bite, hakugize izihe nzira, ese iyo umuntu ashaka kubaka bigenda bite, amategeko abivuga wiki. Ahubwo ni muri rwego tugenda dukorana kugira ngo mu kazi kabo bakora ka buri munsi ari nako kacu k'abanyarwanda twese hamwe batahura n'imbogamizi. Nagenda nko kuri aho yaratanze wenda nk'urugero ku abantu bagiye kuvugura hari mu Kajagari. Ubu ngubu umurongo ushyizwe imbere nuko ahubwo abantu batahakurwa, ahubwo noneho amategeko yabafasha umuntu basanze nk'igikorwa remezo kigomba kumugonga mu nyungu rusange akaba yahabwa ingurane, ariko nabwo icyo gihe ni mu nyungu rusange kugira ngo twumvikane ko abantu atagira ukeka ngo umujyi w'abantu bafite ukuntu bameze cyangwa ngo abafite umufuko umeze gutya niba bakwiye kuba mu mujyi. Ibyo byose rero tugenda dukorana kugira ngo hajyeho amategeko aboneye kandi aboneye nabo mu mikore yabo ndetse yanaboneye no ku baturage kugira ngo tubashe kugera muri cya cyerekezo twifuza. Murakoze cyane. Noneho tujyana tuvuga kuri ibintu byo kubaka imyubakire igezweho, hari ikintu cyagiye kigaragara kivugwa cyane cyo kubaka ngo inzu zijyanye n'ibiciro by'abaturage, ibyo bise mu Cyongereza apartment, kubaka inzu ku giciro zizatubamo ku giciro giciriritse ngo ni bumwe mu buryo bwo guteza imbere imyubakire. Ariko iyi politiki kugeza ubu ndahamya abantu benshi batarayisobanukirwa. Ibi bintu bya apartment bimeze bitiza inzu zizubakwa ku giciro gihendutse abantu bakazivamo, abantu bavuga bati ese tuzava aho dutuye tuzajye kuba muri aya mazu, bazadukodesha tuzakodesha, izi nzu bimeze bite? Urakoze cyane Ronald. Ahubwo warushyize mu ndimi z'amahanga nibyo zimwe tuzita low cost housing cyangwa inzu iri affordable housing. Ishobora kuba apartment cyangwa n'indi. Urumva ko ari terime zigoranye kuzimenya, ahubwo narihirinze bagerageje. Rero kubivuze rero cyo koze mu Kinyarwanda birumvikana n'amazu aciriritse. Umuntu amaze kwibaza atariko iyo gahunda irava ikajyayo. Iyo twitegeje imijyi yacu mu Rwanda ko nihagaze ubu ngubu ubona ko abaturage bagenda biyongera, ariko ubutaka bwacu ntabwo bwo bwiyongera. Ubutaka tubukeneyemo mu activities zitandukanye, ibikorwa nabwo bitandukanye, hari iby'ubuhinzi, hari iby'ubworozi, hari n'ibindi bidufasha mu kugira ngo tubeho mu buzima bwacu bwa buri munsi, byumvikana ko atari ugutura gusa. Ahangaha hatekerejwe rero uburyo twakwigira mu bindi bihugu byagiye bishyiramo iyi gahunda, ukuntu mu Rwanda natwe twakigira porogaramu y'amazu aciriritse abantu bashobora turavuga mu ndimi z'amahanga kwa affordinga cyangwa bashobora kubonera ubushobozi. Ahangaha ni ibintu leta ishyizemo imbaraga n'inyigo zirimo zirakorwa, tugenda twigana n'aba-expert cyangwa abahanga batandukanye, tugenda tukiraho tujyana no mu cyerekezo cy'u Rwanda ndetse no mu bushobozi bw'abanyarwanda uburyo byakorwa. Ntabwo bivuga ngo bazajya bakuramo ngo vaho ujye kubaka hariya, ahubwo nukuvuga ngo umujyi ukura buri munsi. Ese abantu bakuze bashaka aho kujya kuba bajya kubahe? Ese ntabwo twahateganya mbere y'igihe dushaka no gufata neza ubutaka bwacu? Ahangaho niho hazamo na kiriya gitekerezo cyo gushaka ko twakubaka tujya hejuru, ahazamo ayo apartment uvuga mu rwego rwo kubungabunga hejuru. Ubwo ni ama etage, ni ama etage mu tugiye kubona ubwo inzu zifite ama etage nka 50. Ahangaha ntabwo twahita dusubiza ngo ama etage 50 kuko nikubwiye ni ibintu birimo mu nyingo, birimo gutekerezwaho, hatekerezwa ibintu byinshi. Ugomba kureba utise mu nzu ya 50 umuntu azaturayo azagerayo ate, kuko nanone ugomba kureba ukuntu culture, muri culture navuga umuco, ukuntu dusanze dutuye ni gute byose n'ubushobozi nabwo tuburebyemo. Urumva ko ntabwo uhita uvuga ngo na ama etage 50 kuko icyo gihe wabufise ku bandi bafite ubushobozi runaka. Iyi nyigo yenda yugaho tuzareba tuvuga ati n'amazu aboneye abantu bafite mu cyiciro cyangwa cy'ubushobozi, ahangone ko ubushobozi bw'amafaranga, kuko inzu iciritse ku muntu uhembwa miliyoni ntabwo ari kimwe n'iciritse ku muntu uhembwa 100,000. Ubwo urugero ntanze. Ubwo rero tugenda tureba abantu bose bari muri icyo cyiciro, tureba n'umubare w'abanyarwanda none bagiye baba muri ibyo byiciro n'amazu bababereye. Ni ukuvuga ngo umuntu ufite ikibanza ahantu runaka cyangwa wubatse ahantu runaka, aho wenda niba ari mu Kajagari hazasenywa muri iyo gahunda, ariko ayo mazu bazaturamo bazajya bakodesha
cyangwa niba yarubatswe mu butaka bw'abantu aho hantu runaka bo bazajya babamo furiri abo bandi bagiyemo aribo bakodesha ni ibintu nshaka ko munsobanurira kuko ibyo byose hari abo muje nabi iki kibazo. Urakoze Leonard. Igishushanyo mbonera kiza kije gufasha abantu kubaho neza no kubana neza. So niba rero cyavuze ko ku musozi runaka hagiye kubaho gutura, ni ukuvuga ngo turatangira ubudutura kuri uwo musozi kandi duture muri ubu buryo. Ni ukuvuga ngo we wari utuye ku wundi wo hakurya bateganirije kuzahingwamo, nawe uratangira kwitegura kuzimuka ukavayo ukaza aho batura. Yego, kuko ubwo ni ukuvuga ngo iyo bavuze ngo hariya naho gutura tukabyemeranyaho n'abaturage n'abandi bafatanyabikorwa, ubwo hariho gutura hatangira kujya ibikorwa remezo bijyanye no gutura. Hahandi ho guhinga naho hakajya ibijyanye no guhinga, niba ari aho azajya kuhirira, niba ari aho gushyira inka, niba hari ibyo bintu rero bijyana no gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera bigenda bituma umuntu atireba nk'umuntu, ahubwo yireba mu bantu, muri rwa rwego rw'igenamigambi ryiza ryo tuba twarakoranye. So iyo rero dufite icyo gishushanyo mbonera cyiza gituma hahandi hawe wavuga ko ari ahawe n'ahawe, ariko urahakorera ibijyanye n'ibihateganirijwe. Ubutaka buzaguma ari ubwawe. Niba hazaza ya mazu y'amataje azamuka, tugafatanya nk'abanyarwanda kuyubaka, iyo hasi ikaba iyanjye, iyo hejuru ikaba iyawe, iyo hejuru yayo ikaba iya David, ni ukuvuga ngo nitushaka tuzagenda no ku mazu 50 mu gihe turimo kubifatanya. Bwa butaka bwo wavuyemo hirya wari utuyemo buzakomeza ari ubwawe, noneho ubukoreremo bya bindi biteganijwe kuhakorera. So n'inzu ngira ngo itegeko ryagiyeho, izo nzu zigerekeranye twemerewe ko zitwandikwaho twese, buri mwaka akagira iyo akagira iki, kandi bigahenduka kuko ntabwo twese tuzasakara, twese ntabwo tuzubaka kuri metero 20 kuri 20, kandi ubutaka ngira ngo yari yabivuze igihugu cyacu gifite ubutaka buke, turabyarana cyane, bivuga ngo uko twiyongera ntabwo ari ku butaka bwiyongera. So ni ukuvuga ngo inzu zakabaye ari enye zitambitse zigiye hejuru, kuko hejuru ntacyo tuhakorera, ubwo twaba tugabanije ubutaka kubusesagura, ariko nanone tukaba tugabanije n'ibiciro. Ya affordability bavuze, ntabwo twese tuzasakara kuko uzaba uri hejuru yanjye, iyo hejuru imwe n'izasakara. Bya bikuta bitandukanye ntabwo bizongera kuboneka, ni ukuvuga ngo igiciro kizaba gitoye. Ngira ngo dufite no mu cyaro inzu enye kuri imwe, aho inzu enye zihuza ibikuta, abantu umwe akinjirira undi we, ku buryo ikibanza kimwe kijyamo amazane, imiryango ine ifite inzu 3, ibyumba 3 na saro, abantu bakubaka ari 4 mu kibanza kimwe cya 20 kuri 30. So ni ukuvuga rero ngo icyo tureba duture neza, duture heza, urumva nuzana amazi nuzana amashanyarazi biramworohera kuko babantu bane barabisangira, n'abana barigira ku bandi barajya kwiga hafi, ariko noneho no kudasesagura ubutaka nabyo bikaba byaba kimwe mu byo twunguka muri iyi miturire myiza. Urakoze cyane Kamana. Noneho dukomeje ikibazo ndabaza David Niyonsenga, hari gahunda y'imiturire mu mujyi wa Kigali, ariko kandi ku bintu bijyanye n'urusaku hano mu mujyi wa Kigali ni ibintu bimaze iminsi bigaragara cyane, haba ku tubare, haba ku nsengero, bikongera none bikajyana n'imyubakire kuko byose biragenda n'imyubakire. Iki kibazo mubona uru rusaku ruterwa n'iki? Hari amazu yubatswe ahatakagombye kubakwa, nuko ari akajagari, mubona biterwa n'iki nk'abantu bashinzwe imyubakire muri Minisiteri y'Ibikorwa Remezo? Hakorwa iki? Urakoze Leonard. Nkuko Kamana agenda bikomozaho, kimwe mu bibazo bikomeye ni igenamigambi. Ahantu henshi hagiye haturwa ariko hatarabanje gutekereza ngo hano ni iki cyagenewe, ahubwo abantu bagapfa gutura gusa ari byo byagiye bya kajagari. Aha ngaho bigenda biza nuko n'insengero, nk'urugero kantange nk'urugero ku nsengero, ese insengero ziragana aho zikwiye kuba, ugasanga urusengero nk'urugero ruri hagati y'amazu, kandi ugasanga ntabwo bifite ibikoresho bihagije byo gukingira urusaku kuko abantu batuye aho ngaho, siko ntabwo umuntu ko ategetswe uretse gusenga nk'urugero. Ubwo aho ngaho rero harimo ikintu cyo kuvuga ngo ahantu abantu amazu agenda atuwe cyangwa agenda yubatswe, noneho mu kubera ko kubikemura hari ibi bishushanyo mbonera byagiye biganirwaho, aho ngaho hageragena ikintu cyose n'ikintu cyagenewe. Mu kubikurikiza ibi ngibi bizagenda biturinda n'izi ngaruka tugenda tubona z'urusaku, kuko urusengero zagera aho rukwiye kuba night club cyangwa turanzo zo tubyiniro zijyaho zikwiye kuba akabari kajyaho kakwiye kuba, bityo bizagabanya n'ibintu by'urusaku. Hejuru n'ibyo ngibyo ariko nk'uko amabwiriza ari kandi ari clear, hari no kuvuga ngo ese
inzu igomba kuba niba urusengero igomba kugira izihe standard cyangwa igomba kuba ifite ibintu bimeze bite. Wumva ko niba ari urusengero yakwiye kuba afite ukuntu ibungabunga kamvuga gutya mu Kinyarwanda amajwi ku buryo umuntu uri hanze atari ngombwa ko amusakuriza. Twatanga nk'ahangaha turi nk'urugero, urabona ko muri inzu ahangaha turi urabona ko harimo za soundproof atuntu navuga ngo tugarura amajwi. Byumvikane ko hari kumenya aho ikintu gikorwa cyakwiye kuba, no hari no kumenya ngo ese aho kiri gifite ibihe byangombwa bihagije kugira ngo gikumire urusaku. Ni muri rwo rwego rero navuga ko ikibazo gihagaze kandi n'amabwiriza ubu ngubu agenda ashyirwaho kugira ngo aho byagiye birengera bigende bikumirwe ku bw'inyungu z'abaturage kandi n'umutekano kuri bose. Wenda mbere y'uko dusoza hari n'ikindi kintu cyagiye kigaragara kijyanye n'ibijyanye n'uturere tudashyira mu bikorwa igishushanyo mbonera kigenga utwo turere. Wenda ahangaha ndagaruka no mu karere ka Muhanga. Ejo bundi turi perezida w'u Rwanda Paul Kagame yavuze ati akarere ka Muhanga muracyari inyuma mu gushyira mu bikorwa igishushanyo mbonera cy'aka karere. Ni iki mukora gute mu gushyira pressure cyangwa se gukangurira abayobozi b'uturere cyangwa mu nzego z'ibanze gukora uko bashoboye kugira ngo be-execute bashyire mu bikorwa igishushanyo mbonera? Mu magambo make tunasoza ndabaza David. Okay, urakoze cyane ariko uze guha n'umwanya kamara ubwo umwanya muto musigaranye murabusangira mwese mugize bize. Ahangaha icyo tuvuga ukuntu tugenda dukorana n'uturere, icyambere hari amategeko n'amabwiriza ariho abaha umurongo ngenderwaho, hari hejuru n'amategeko n'amabwiriza, hari ndetse n'inama zikomeza kubagirwa. Hejuru y'inama zikomeza kubagirwa hari noneho n'amahugurwa agenda aherezwa abantu babikoramo umunsi wundi kugira ngo ngibone umurongo bagenderaho. Ibyo nkuko navuze ni uguhozaho kugira ngo ntabwo nabyita pressure, ahubwo ni uguhozaho kugira mu gukorana kugira ngo twese duhiturane byose bigenda bikorwa. Naho tubona barangaye cyangwa bahugiye mu bindi wenda katwe kuvuga wenda kurangara, nabwo tukagenda niko kazi kacu dushinzwe kugira ngo tugende tubahiture bashyire mu cyerekezo, cyane cyane ko ibi bishushanyo mbonera biba byaremejwe hamwe kandi biba byakoranye hamwe dufatanyije kandi byose nabo ari ibyabo. Okay, noneho ubwo wahaye umwanya Kamayana nawe uri no kuri tere ni uraza no gutanga n'umwanzuro tunasoza. Wowe urabivugaho iki kujyanye n'uturere tuzashyira mu bikorwa igishushanyo mbonera uko bikwiye cy'utwo turere? Urakoze nyakubahwa Leonard. Icyo umuntu yavuga icyambere kugira ngo tunamenye ko batabishyira mu bikorwa ni kimwe tuba dushinzwe. Tukareba n'impamvu. Iyo rero tuzibonye nkuko yarabivuze, hari ubwo rimwe na rimwe usanga abakozi bafite wenda barahungabanye. Ngise guhungabana, urabona abakozi ukuntu bagenda bajya handi bava hahandi basimburana imyanya, bava mu myanya barimo kubera ubundi buzima babonye handi. So hari ubwo usanga rero akarere gashobora kumara nk'amezi nk'abiri 3 cyangwa n'atandatu muri ya process yo kujya gushaka abakozi babasimbura bikadindira. Hari ubwo usanga nanone iyo baza batafite capacity zihagije, nanone bagakenera amahugurwa training zihagije, nanone zikadindiza. Ariko hari ubwo usanga no kuhuga cyangwa kurangaraho gato nabyo bibamo. Ibyo rero biba muri bya nama twavuze mu mihigo. Ikintu cyambere ngira ngo ubu ngubu kidufasha ni imihigo. Imihigo rero y'akarere kamaze kugaragaza icyo kazakora na buri kwezi kizaba kimaze kugerwaho. Ubwo dukurikirana kureba ese barimo kugendera ku gihe, ese ikibazo bafite ni ikihe, ese bafashwe iki. So ngira ngo rero ibyo byose iyo turimo kubikurikirana muri monitoring y'imihigo tugenda tureba akarere kaba gafite ikibazo tukagafasha cyangwa se tukagahwitura iyo bibaye ngombwa. Hamwe n'ibyo murakoze cyane. Iki kiganiro kijyanye n'imiturire cyaba kirekire cyane amara n'umunsi, yewe n'ikiganiro cyaba kirekire cyane ariko muranyemera tuginira ahangaha. Kamayana mwakoze cyane, ndetse namwe David Nonsenga mwakoze cyane kwitabira ubutumire bwa Contact FM. Kandi kugira ngo tubizeze ko namwe mutwizeze ko nitwongera twabamarwa kugira ngo tuganire kuri ibintu bijyanye n'imiturire, twizere ko muzongera mukaza tukongera tukaganira. Rwose. Okay, mwakoze cyane. Inshuti bakunzi ba Contact FM dusora ikiganiro umutumirwa twaganiraga n'abakozi bashinzwe ibijyanye n'imiturire haba muri Rwanda Housing Authority ndetse no muri Minisiteri y'ibikorwa remezo. Mwakoze cyane kuri mikorane twamwe na Leonard. Mukomeze mugire ibihe byiza. Munyarwanda Contact FM yabateguriye.